Nshuti bakunzi bacu kandi nanone turabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nanone twabateguriye ikiganiro gifite umutwe utubwira ngo ibibazo bizanwa no kunywa inzoga. Buriya inzoga ni ikinyobwa ariko kimenyerewe na henshi ko ari ikinyobwa nyine, ariko ikinyobwa cyitwa inzoga ni ikinyobwa kibi kandi kimerera nabi umubiri. Turifashisha uburyo bwa siyanse, ubumenyi, ndetse tunifashishe n'ibyegeranyo by'imiryango imwe n'imwe n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku byerekeranye n'inzoga. Muri makeya ubundi iyo abantu bari kunywa inzoga bashobora kugira impamvu zinyuranye. Benshi muri bo bavuga ko arukoro ishobora kuba nayo ikenewe, nibyo irakenewe, ariko arukoro ntabwo ari ikintu kidasanzwe, ahubwo arukoro ni ikintu ushobora gukura no mu mboga, no mu mbuto, no mu binyampeke, no mu bijumba n'ibindi, nk'uko ni na vitamini zindi uzibonamo, wenda nka vitamine A, vitamine B, vitamine C, aho ushobora kuzikura n'ubundi hashobora no kuva arukoro. Nk'urugero nko mu mineke havamo arukoro nziza kandi itamerera nabi umubiri. Itangira kuba mbi iyo ivuye mu ruganda, abantu bayifaburitse, bayikoreye, bakayishyira sous forme y'inzoga, nibwo biteza ikibazo. Ikindi kandi arukoro umubiri ubasha nanone kuyikora mu gace kawo kamara, habamo udukoko dutoya, bagiteri, tugirira umubiri umumaro utwo dukoko tukaba dufite umubiri umumaro wo kudukorera vitamine zinyuranye, ndetse tukaba dukora na arukoro. Ubwo rero nta kibazo cy'uko abantu batanywa inzoga bazabura arukoro, ibyo ntago ari byo. Umuryango ushinzwe ubuzima ku isi OMS waragenzuye usanga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu kugeza mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani, basanga umubare w'ibinyobwa bisindisha uri kwiyongera kuruta abaturage. Mu mwaka w'igihumbi kimwe nanone na magana cyenda mirongo inani na gatandatu, OMS yavuze ko inzoga zibaye ikibazo kizana indwara n'ubuzima buke ku isi. Hashize imyaka myinshi ibyo OMS bitangaje. Uwo muryango wakomeje kugira uti ubusinzi bumaze kuba ubumuga mu bundi, buteye ubushobozi bukeya, buteye ingaruka mbi n'ibindi. Ibyo ngo bigira ingaruka ku bukungu, umuntu ubwe, ndetse n'imibanire y'abandi nabyo bikagira ingaruka. Ibyo ahari buri muntu wese arabizi ko aho ubusinzi buri ni ibibazo bikomeye. Hari impamvu zitera abantu kunywa inzoga. Bamwe ntabwo bazi ububi bwazo, abandi bazirekeshwa n'idini, abandi bakazinyweshwa n'abo bafatanyije akazi runaka, kandi abandi babona ko inzoga harimo ibyo bakeneye n'ibindi. Abandi bo bafite n'ubwenge buke bibwira ko kuzinywa bibafasha kwihanganira ibibazo, ngo zituma umuntu yibagirwa ibintu by'ibibazo. Ariko ibyo ni ubujiji, kuko aho zigushiriyemo ibibazo ahubwo biza byikubye kenshi. Biba byatewe n'uko inzoga zigenda zikangiza ubwonko bukava ku murongo. Ntabwo ari uko umuntu aba yibagiwe mu by'ukuri, ahubwo iyo zimushizemo biragaruka, kandi bigaruka bifite ubukana bitewe n'uko ubwonko bwamaze kwangirika. Noneho ibibazo byagaruka rero bikamutera intimba, gutsindwa, guhemukira abandi, kwizinukwa n'ibindi. Abandi bazinyweshwa no kuba imburamumaro, batagira icyo bakora. Abandi bakazinyweshwa no kurya ibyo kurya bidafite intungamubiri. Buriya ibyo kurya bidafite intungamubiri nabyo bishobora gutuma umuntu azanywa inzoga, kuko yabuze kwifatira umwanzuro bitewe n'uko ibiryo byiza buriya bishobora gutuma umuntu afata umwanzuro mwiza.
ibyo kurya byose bidafite vitamine B bituma umuntu akunda ibisindisha. Ibyo ni ihame. Ibyo kurya bikereta, ibikereta n'ibisindisha hamwe n'ibikangura umubiri, ibyo bikundwa n'abantu inshuro nyinshi, ntabwo ari buri gihe, si 100%. Inshuro nyinshi baba barya ibyo kurya bitagira vitamine B, kuko arizo zifasha ubwonko kandi zikabufasha kwifatira imyanzuro. Ibyo wabisoma mu gitabo cyitwa Philosophie de la Santé page ya 91. Iyi tujye dukunda no gusoma, ni byiza. Ubundi inzoga isanzwe ari ikinyobwa kitagenewe umubiri nk'uko tubizi. Iyo igeze mu muntu isigamo ingaruka zatuma umuntu azajya ahora azishaka, donc imyanzuro ye igapfa. Inzoga iyo igeze mu mwijima yihutira kunyunyuza vitamine zo mu bwoko bwa A, ngo ni vitamine A, vitamine B ya mbere, B ya kabiri, PP n'ibindi. Ububi bwazo butuma igifu kirangiza umurimo wacyo huti, maze intungamubiri zari zikenewe mu mubiri nyine ntiziboneke mu buryo buhagije. Mbonereho no kuvuga impamvu abanywi b'inzoga ashobora kunywa ikazi yose ntahage, nuko iyo igeze mu mubiri, umubiri wose uharanira kuyisora mu mubiri. Umwijima ukabangamirwa, igifu kikabangamirwa, amara akabangamirwa, umubiri wose, ubwonko bukabangamirwa, umutima ukabangamirwa, byose bigaharanira gusohora uwo mwanzi. Niyo mpamvu umuntu uri kunywa inzoga ahora ari kujya kwihagarika, bigatuma adashobora guhaga. Rero nta gihama mu gifu. Icyo gihe izo ngingo ziba zikoreshwa agahato. Umunywi we icyo gihe aba yumva aguwe neza, kuko igifu cyo kiba kiri kwirwanaho kugira ngo kigabanye uburozi bukirimo. Maze rero umunywi niho ahera agasonza vuba. Ingaruka y'ibyo rero ni ugutakaza imbaraga z'ubwonko zishinzwe gutunganya zikagabanuka cyane, izishinzwe ubugenzuzi zikagabanuka cyane, izishinzwe umushyikirano n'abandi zikagabanuka cyane. Niho uzumva abantu ngo ururimi rwagobwe, hanyuma ibibazo bikaza. Kugaragaza umunezero bisimburwa n'intimba. Iyo amaze kunywa rwose bimaze kumucanga, zimugeze kure, intimba iraza, umutima mubi ukagenda wiyongera. Ariko kandi ubwo n'irari ry'ubusambanyi rikiyongera, ndetse n'iryo kwishaka. Bishobora gutera kuba yafata abana ku ngufu, akagira imibonano itemewe n'ibindi. Bigeza n'aho umuntu arakazwa n'ubusa. Inzoga ntabwo ari ikintu bavandimwe, akavuga n'ibiterekeranye. Inzoga zitera impanuka 25 z'impanuka zibaho ziba zatewe n'inzoga, 25%. Iyo inzoga igeze mu mitsi yumva navuze, umusinzi agenda nabi, atatera intambwe neza, akitiranya abantu, agasubira mu byo yavuze, akigira intwari mu magambo no mu bikorwa, akihesha agaciro kandi atakagira, tazi ko yamaze kugatakaza kera. Ibyo zabisoma n'ubundi kuri page ya 92 na 93. Gitabo ni Philosophie de la Santé. Inzoga ntabwo ari ikiribwa, ahubwo igabanya kurama no gushinyiriza. Ibuza abantu gufata imyanzuro no kugera ku cyo biyemeje. Ibuza guhina no guhinura ingingo bwangu. Ituma abana b'abasinzi badakunda kurama bagapfa imburagihe. Inzoga zinyaga umuntu ubushobozi bwo kwishakira inshuti. Imitsi yumva iguye agaciho ituma umuntu yibagirwa, ntamenye ibyo yavuze n'ibyo yakoze. Murumva ko inzoga ntabwo yoroshye. Kunywa inzoga bituma umwijima udashobora gukora vitamine K. Urumva ko ni igihombo gikomeye cyane.
nibyo bituma abasinzi benshi bakunda kuva imyuna yo mu mazuru ndetse bikarushya gukama. Ibyo bishobora no guhitana benshi. Iyo inzoga zimaze gusohora amazi mu mubiri, bituma urugimbu rwitwa urugimbu rusanzwe triglyceride rwiyongera cyane. Ukabona umunywi ari kubyibuha bitewe n'uko urubyimbu rwiyongereye, kuko amazi yagabanutse nyine. Maze imitsi imwe n'imwe ikaziba, ingaruka zikaba za kanseri, za hypertension n'ibindi. Kanseri yo mu muhogo cyangwa izindi nyama zo mu maraka nazo zihita zaduka ubwo icyo gihe. Gahunda y'imibonano y'abashakanye nayo ikazimira, maze kwitegeka bikamunanira. Tugomba gufata rero neza imitsi y'ubwonko, kuko imitsi y'ubwonko ari imwe mu mari umuntu afite. Wigirira nabi agatinda, hari imwe n'imwe igenda yangirika, amaserire yayo agenda apfa. Niyo mpamvu hari ingaruka zishobora kugaragara hagati y'imyaka 20 na 25 mu gihe umuntu yangije ubwonko. Donc umuntu akangiza ubwonko ubu ngubu bikazagaragara mu myaka 20 na 25 bitewe n'uko ibyo bita nerone, amaserire agize ubwonko, inshuro nyinshi ntabwo iyo apfuye ntagaruka. Shobora kubaho kenshi rero bitewe n'inzoga, apfa ingaruka zikazaba mu myaka myinshi. Ubwonko bukorana na gahunda y'ubwenge. Ubwonko bukorana na gahunda y'ubwenge, icyo gihe butinda kwivugurura, hanyuma umuntu bikamugora cyane. Ibyo rero ntabwo biza ari ako kanya ngo ubone umuntu ingaruka zahise zizaho, ahubwo biza buhoro buhoro, imyaka yaba myinshi bikabona kuzagaragara. Wenda reka tujye kwigeragezwa ry'ubushakashatsi ryakozwe. Hakozwe ubushakashatsi bigaragara ko abana 85 bamerewe nabi ari ababyawe n'abasinzi. 85%. Se murumva bitababaje? Abana 85% bamerewe nabi ku isi ni ababyawe n'abanywi b'inzoga n'abasinzi. Abana 80% bifata nabi usanga barabyawe n'abanywa nzoga. Ubwo ni ubushakashatsi ndi kubasomera. Abana 75% b'inkoramabi badatinya icyaha ni abakomoka ku basinzi. Abana 60% b'ibigoryi babyawe n'abasinzi. Impanuka zikorwa n'abasinzi birumvikana inshuro nyinshi bitewe n'uko amaso yabo aba atareba neza. Impanuka 20 kugera kuri 40% ziba buri mwaka ziba zitewe n'inzoga. Intumbi 3,000 n'inkomere 4,000 zo mu Bufaransa ziterwa n'impanuka z'abasinzi. Buri mwaka mu Busuwisi abashoferi 60% bakwa uruhushya rwo gutwara bitewe no gutwara imodoka basinze. Irindi gereranya ubushakashatsi nibyo ryasanze ko abantu bicwa n'indwara zinyuranye, abanywi b'inzoga aribo benshi. Abantu bicwa na kanseri 3 muri 4 ni abanywi b'inzoga. Abantu bicwa no kuvira mu bwonko 3 muri 4 ni abanywi b'inzoga. Abicwa n'indwara z'umutima 1 muri 4 ni umunywi w'inzoga. Bibutse ko ari ubushakashatsi ndi kubasomera bwakozwe. Abicwa n'indwara z'umwijima n'agasabo k'indurwe abantu 9 mu 10 aba ari abanywi b'inzoga. Abicwa n'indwara z'impyiko 1 muri 5 aba ari abanywi b'inzoga. Abicwa n'impanuka 2 muri 3 biba byatewe n'inzoga. Abiyahura 2 muri 3 ni abanywi b'inzoga. Naho abicwa n'igituntu cyo mu bihaha birumvikana 1 muri 5 ni abanywi b'inzoga.
abantu bicwa n'umusonga umwe muri batanu ni abanywi b'inzoga. Izi mpanuka zifata abantu bari hagati y'imyaka 35 na 50. Nzabisoma mu gitabo cyitwa Nueno Zamfa paje ya 288. Inzoga rero ni inzigo y'abantu n'Imana, ngira ngo murabyumvishe. Mbese muri kumva inzoga twakigira iki? Twayigira ikiribwa, twayigira ikinyobwa, twayigira iki? Nta na kimwe nicyo, si ikiribwa si n'ikinyobwa kuko yangiza, ahubwo ni ikiyobyabwenge, ni icyica umubiri. Ibyo Imana imaze kubireba byatumye ibyandikisha mu Migani igice cya 20 umurongo, zasoma igice cya 20 umurongo wa mbere. Vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Zongere mu Migani igice cya 23 umurongo wa 31 ugere 33, handitse ngo ntukarebe uko vino itukura ikamanuka neza, amaherezo iryana nk'inzoka, amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka, kandi umutima ukavuga ibigoramye. Ngayo nguka ya vino nayo ngayo, ariko biroroshye. Wenda tuzatanga n'inama z'uburyo umuntu ashobora kuyivarura no kuyireka no kuyivirira, ariko biroroshye. Umuti umwe ni ukwemera Imana ko ishobora byose kandi yagushoboza byose, ko nawe uri umwana wayo kandi ugomba kuyikorera. Hanyuma ibyo bikakubamo, Imana izamanuka iguturemo, hanyuma iguhindura umwana wayo, ariko nawe ushyizemo uruhare rwawe. Bizagusaba kwirinda ibigare by'abamwe bazo, kandi bizasaba kunywa amazi menshi ngo nizagiyemo zigabanuke. Bizajya bisaba kurya imboga n'imbuto cyane kugira ngo imyanzuro, vitamini zirimo zigutere gufata imyanzuro ikomeye. Uzakora siporo nyinshi kugira ngo usohore ibyuya byinshi n'umwanda uri mu maraso wazo ugabanukemo. Hanyuma kwiyegurira Imana bizaza biri kugushoboza byose. Ngaho njye nawe dufatanyirize hamwe gukunda ibyiza, kandi dukomeza kubagerazaho inkuru nk'izi z'ibyiza zigamije gufata neza ubuzima bwacu, kugira ngo ubwo hano munsi tuzaba twitaye ku buzima bwacu, Imana izatureba ivuga iti ubwo nabahaye ubu buzima butoya bakabukunda, bakabwitaho, bakabugaburira, bakabuvura, nimba hano ubugingo buhoraho bazabwishimira. Ngaho amahoro y'Imana abane namwe.